reka ngire ikintu kimwe nsobanura mu buzima kugira ngo agire icyo ugeraho, bisaba kuba ari icyo ugomba kuba watanze. Ku bantu bose bafite icyo bagezeho cyangwa se bafite aho bageze, byanga bikunze hari uruhare babigizemo kugira ngo ibyo bintu bibe. No mu bworozi bw'inkwavu rero ntabwo bigiye kure, kuko bano bantu mubona baragize ubworozi bwabo bwaregeye hejuru, ibintu nyine bisa ngaho byafashe umurongo w'aho bigomba kujya. Hari ibintu nyine by'ingenzi nabo baba bagomba kwitaho cyangwa se bitayeho kugira ngo tubibone kuriya bimeze, bagere hariya bageze. Birumvikana ko ibyo bintu bigombe kuba bihari, nubwo wenda atari henshi bivugwa ariko birahari. Tudatinze, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ubwo ushaka kujya mu bworozi bw'inkwavu, ugomba kumenya icyo ushaka neza muri ubwo bworozi. Aha ngaha nyine ugomba gutangira ufite intego ifatika kandi isobanutse. Ugomba kuvuga ni ngiye korora inkwavu, bikaba ari byo impa umwanya uvuga ni mfite igishoro kingana gute, kingana gutya, uvuge ni nshaka ko bigomba kuzagenda gutya, nyine akaba aricyo kintu kigora mu mutwe, ntubibangikanye n'ibindi bintu, kuko iyo ugize intego nyinshi, mbere na mbere icyo kintu ugomba kukimenya. Iyo ugize ibintu byinshi witaho, ibintu birapfa. Ugomba gufokasinga ku kintu kimwe, ukavuga ni iki kintu nicyo ugiye gukora neza kugira ngo kiguhe umusaruro wifuza. No ku nkwavu rero ni uko bigomba kumera, ugatangirana intego yawe ifatika, uvuga ni ngiye ngomba no kwiyemeza. Icyo kintu nacyo ni ikintu ugomba gushyira mu mutwe cyane. Ikintu cya kabiri, kugira igitekerezo no kwiyemeza. Kuba wapanze ibintu neza ni kimwe, no kuba ugomba kwiyemeza consistency, guhozaho. Ntuhite utekereza ngo ibintu birahita biba mu gihe kimwe, ngo birahita bibyara umusaruro. Nyine weho shyiraho intego yawe y'icyo kintu uzageraho, ariko icyo kintu, iyo ntego yawe sanga uyishyira kure, ahubwo wite ku buryo uzayigeraho. Usanzwe ufite ishusho ifatika y'ikintu ushaka kuzageraho, ubwo turavuga mu bworozi bw'inkwavu. Wewe shyiraho strategy yo kuvuga ni uzakigeraho, uvuge ni ku kwezi ngomba kugaburira neza inkwavu zanjye, izi zigomba kubangurirwa iki, ubipange neza, ubibare neza, hanyuma nyine ugire ingamba, nyine strategy yo gukoresha kuri icyo cyerekezo cyawe, icyo nyine wiyemeze. Ugomba nyine kugira icyerekezo. Ikintu cya gatatu navuga ko ari nk'ibanga nyine ugomba najya gukoresha mu bworozi bw'inkwavu, gukora cyane udacika intege. Buriya gucika intege ni kimwe mu kintu bituma nyine utagera ku bintu byinshi, kuko ubuzima busaba umurava n'imbaraga kugira ngo uhabwe ibisubizo by'ibintu wifuza kuzageraho. Urumva ko mu bworozi bw'inkwavu ibyo bintu urabikeneye, gukora cyane, ntunacike intege. Ntuvuge ni kuba hano nabikoze ngo zigapfa, urahita nyine uvuganire reka mbivemo. Weho gerageza umenye aho byapfuye, ahubwo wigire mu makosa wakoze. Ari nacyo kintu cya kane, ari nacyo kintu dusanga ku mwanya wa kane, gira ku makosa wakoze. Ntugatinye gutsindwa, nyine kora amakosa nibyo uyigireho. We nimba urukwavu rwawe rupfuye, aho kurwana no kumenya ati se ni iki cyarwishe, ese ni uko mfite icyororo kibi, ni uko naruhaye ubwatsi ni nabi, ni uko se ndamenye kurukorera isuku neza, ushakisha impamvu yatumye bigenda gutyo. Kuko kwigira ku makosa bigufasha nyine kuyakosora ubutaha, bikagufasha kwirinda kugwa mu bihombo bya hato na hato. Kuko nyine ni uburyo bwiza bwo gukura no gutera imbere mu kintu cyose waba urimo. Aha ngaha ni uko turi kwibanda ku bworozi bw'inkwavu. Ikintu cya gatanu navuga ko ari naryo banga naryo rikomeye, gutekereza neza, mindset positive. Gutekereza neza aho mvuga nyine uko utekereza ibintu niko biba. Niba ugiye mu bworozi bw'inkwavu ugatekereza ko utazakunda, utekereza neza ko se byo bizashoboka. Bityo rero ugomba kugira ibitekerezo bimwe na bimwe bigushyigikira, uvuga ni ngomba gukora ibi bintu, ariko bikajyanana no kubitekerezaho neza, nawe ugakora ibintu wumva neza. Sobanukirwa ibintu urimo neza, uzabonamo n'akanyabugabo ko kubikora icyarimwe, nyine ubone n'icyo kintu cyo kuvuga ni ibitekerezo byiza byerekeye yuko ibintu bizakunda, ugendeye ku buryo wapanze umushinga wawe neza.
urumva ko byaba byiza tugarukiye aha ngaha, niyo twabyita igice cya mbere nta kibazo, ku mabanga akoreshwa n'aborozi cyangwa nyine abantu aborozi bose b'inkwavu bahurizaho mu buryo bwo kugira ngo ubworozi bwabo bugende neza. Uba ushaka ko dukomezaho n'ibindi birambuye kuri iyi ngingo, tukiyongeza ubundi bumenyi kuri ibi bintu, wabyandika aho muri komenti, ubundi nabyo tukazaza tubisobanura ubutaha. Wibuka ko hari n'ubumenyi 10 twakozeho buri mworozi wese agomba kumenya. Ubwo rero wajya kuri YouTube channel yacu ya VIYU Rabbit Farm, wabireba nabyo nabikozeho ibice 2, ukamenya hari n'andi makuru menshi yerekeye ubworozi bw'inkwavu, kuko urabizi gahunda yacu ni ukugira ubworozi bwacu buranze bugira icyo butuzanira nyine. Rero mwibuke ko ugomba gukanda subscribe kugira ngo hatazagira nyine video cyangwa ubundi butumwa bugucika. Ciao ciao, ndabakunda cyane.